Yesu ati nimubona ab'isi babanze muzicecekere mumenye ko ari njye babanje. Bazabatuka, bazababeshyera byinshi, ndetse bamwe muri mwe bazabashyira mu nzu z'imbohe, ariko nzaba ndi hafi. Yesu ati nimubona ab'isi babanze, just kubanga gusa, mwe muzicecekere gusa mumenye ko ari Yesu babanje. Bro, bazabatuka, bazababeshyira byinshi, babashyire mu nzu y'imbohe, ariko nzaba ndi hafi. Stefano bamwicishije amabuye, Pawulo we yaguye mu nzu y'imbohe, Petero we bamubanza acuritse. Hariho umugore wari utwite akuriwe, inda ye yari igeze mu mezi 8, baramutwika, uruhinja rurataka. Bro, ese we nubona ibyo uzashobora guhamya? Umva, hari umugore wari utwite afite inda ye yari igeze mu mezi 8, baramutwika, uruhinja rurataka. Ese we nubona ibyo uzashobora guhamya? Ese ko Petero we bagiraho bamubwira ati tukubambe, avuga ati ntimukamambe nguko babambye umwami wanjye, mumambe ncuritse. Pawulo twari tuzi we yaguye mu nzu y'imbohe just kubera gukunda Kristo. Araho yanditse bro, arandika ati ngibyari indamu yanjye, just nabihinduye igihombo ngo kuronka Kristo. Umva kano kantu, bafata Yohana bamubaga uruhu barukuraho, bashyiramo urusenda ku mubiri. Can you imagine gufata urusenda bagasiga mu bisibe, uruhu barukuye, ariko ntiyakana Yesu. Ariko wewe ubona akantu gatoya ni just ngo bivuyemo. Bro, gute? How? Urahura n'umuntu by'iki gihe ati kutakiza gusenga, just Imana hari byanzezeranyije, yanze gukora nanjye nzagaruka, yarabikoze. Just ese uruguhamya? Umva, we bavuga ati hakane Yesu. Yohana tukureke, bafata igisu barabaga, uruhu rwose barukuraho ku mubiri, basigaho urusenda, ariko ntiyakana Yesu. Waba wibuka abagabo bita Basaduraka, Meshaki na Abedenego? Bro, umwami Nebukadinezari arabafata, aravuga ati aba bagabo just mubashyire mu muriro, just kubera guhamya Kristo, kubera guhamya Imana, nibashya. Bro, mu ijuru hari Imana, ubyemere cyangwa ntubyemere, mu ijuru hari Imana kandi irakora. Niba uri mushya kuri subscribe ahangaha, tujye dukomeza tubane kuri izi video ngizi.